Yes, there are several places in the community. Hari ahantu henshi hatandukanye mu miturire y'abantu. Today we are about learning places in the community. Uyu munsi tugiye kwiga ibijyanye n'ahantu muri rusange, ni ukuvuga aho abantu batuye cyangwa se ahantu abantu babarizwa, aho biga, aho bakinira ndetse aho bivuriza ndetse n'ahandi. So reka dutangire turebera hamwe ibintu bigaragara hano kuri iyi shusho. Nk'uko turi kubibona, there is a village near the city center. Nk'uko twatangira tubivuga, hari umudugudu hafi y'umujyi. What do you see? Ni iki uri kubona kuri uyu mudugudu? First, there is church in the community. Hari urusengero mu miturire. There are public houses. Hari amazu rusange, ngira ngo turimo kuyabona. There is playground. Hari ikibuga. Nk'uko turi kubibona, muri buze kubona ko hariho abana barimo gukina. So there are public trees, ndetse hari ibiti muri rusange. There are people. Hari abantu. There is a flag in front of public houses. Hari ibimenyetso biranga igihugu hafi y'amazu rusange, ni ukuvuga y'amashuri. There are some people are playing. Hari abantu bamwe barimo barakina. There are some people are standing along the way. Hari abantu bari hafi y'umuhanda. There is the road. Hari umuhanda. There is motorcycle. Hari moto cyangwa se ipikipiki. There is a man on the motorcycle. Hari umuntu utwaye ipikipiki. There is a swimming pool. Hari aho kogera cyangwa se gukarabira. And there is a field. Ndetse hari ikibuga. So now, among the words to drag, we have school, church and playground. Mu magambo tukwiriye guhitamo aho batweretse hari school, ikigo, church, urusengero and playground. Playground ni ikibuga cy'umupira. So let's drag now. Iyo urebye hano badusabye kuzurisha ishuri riri hehe. Nk'uko turimo kubibona ku ishuri ni ahangaha rwose tubona cya kirango cya flag y'u Rwanda. So this is a school. Iki ni ikigo. Wumvaga nawe se ariko wagikora? Nawe rwose waba wagikoze ndetse neza cyane. So help learners. Niba uri umubyeyi, ufashe umwana wawe uyu munsi wenda avuye ku ishuri kugira ngo amenye public places. Ahereye ku ishuri araba avuye kwigaho cyangwa se azasubiraho ejo mu gitondo. Now another public place. Ahandi tugomba guhitamo ni hagati ya church, urusengero and playground. So church turimo turareba ni hariya hejuru. Nk'uko turi kubibona ni inzu rwose igaragaza igisenge cyerekana ko ari nk'urusengero. So niba nawe cyangwa se niba wabaza umwana kumva ko hano yahita ku rusengero, yaba yagikoze. Yes, then we have to choose playground in this image or picture. Noneho tukwiye guhitamo ikibuga muri iyi image. Ikibuga ni ikihe? Uko turi kubibona abana ahantu bari gukinira si ahandi rwose, ahubwo ni ahangaha. This is a playground. Ubwo umwana aramenya ko playground ari ikibuga bakiniramo umupira. So nimba nawe ariko wari wabihisemo cyangwa watekereje nk'uko mbikoze, waba wabikoze. Then let's continue. Reka dukomezeho tudatinze turebe akandi kantu gatoya nawe. So here we have another practice. Can you find the places in the picture? Drag and drop the words below in the right places. So noneho baduhaye other words. Other cyangwa se another bisobanura andi magambo. So we have school. Hano hasi amagambo yanditse hasi aha. We have schools. Schools ni ibigo. We have trees. Trees ibiti. Trees
we have cars, imodoka, imodoka, then and we have shops ni amasoko cyangwa se amaguriro, so shops nayo turi buze kuyahitamo. So the image muri rusange in general we have city center, hano dufite umujyi w'ubucuruzi, and the image we have houses, muri iyi image dufiteho amazu. There is people, they are walking, hari abantu kandi abantu barimo baragenda. There are cars, turi kubonaho imodoka. There are people are driving cars, hari abantu batwaye imodoka. There are motorcycles, hariho za moto. There are roads, hari imihanda. Their cars are parked on the roadside, hari imodoka ziparitse ku ruhande rw'umuhanda. There are schools, hari ibigo by'amashuri. There are trees, hari ibiti. There are shops, cars, hari amasoko kandi hafi y'ayo masoko rwose haparitse imodoka. So now we have to choose, dufite guhitamo among, hagati school, trees, cars and shops. So let's drag, reka noneho duhitemo cyangwa se duterere buri kimwe tugishyira ukwacyo. First of all, there are cars, hano turabona ko ari iki, cars twavuze yuko ari imodoka, so these are cars. Niba ariko wagikora ihe amanota cyangwa se ufata umwana umubwira uti what are these, ibi ni ibiki, so cars ni imodoka. Then if you see clearly, niwitegereza neza, these are trees, urabona ko hano ari ibiti. Trees ni ibiti, so reka tubyemeze. Nawe waba wagikoze rwose. So we remain, dusigaranye two things to drag, dusigaranye ibintu bibiri tugomba guhitamo. Ese these are schools or these are schools, aya ni amashuri cyangwa amashuri ni aya ngaha. So these are schools, niba warebye nkanjye, these are schools, aya niyo mashuri. Excellent, you got right. Now we have to drop the shops, dusigaranye amaguriro cyangwa se ahantu h'ubucuruzi. These are shops. Mbere yuko dukomeza, niba utarakora subscribe, ushobora kuyikora kugira ngo tujye tukugezaho amasomo meza. So just now we are learning English, but tomorrow or later we have to learn Kinyarwanda or another lesson. Uyu munsi turimo turiga Icyongereza, ariko ushobora gukora subscribe kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi uzabone isomo ry'Ikinyarwanda cyangwa se n'irindi somo riteguye neza. So rwose let's continue, reka twikomereze. Now we are going to learn about telling where you live. Tugiye kwigaho gatoya ishaka kuvuga ahantu utuye, ishaka kuvuga aho utuye, ushaka kuba warabyumvise ahantu henshi, ariko noneho reka turebeho gatoya, twongere turebe ko hari ikindi twakwiyungura. Now go over what the children in the pictures are saying. Reba ibyo abana bari mu ishusho barimo baravuga. So first, there are two children. Turi kubona abana bangahe? Babiri. A boy and a girl. Umuhungu n'umukobwa. They are talking. Barimo baraganira. The first one says, uwa mbere aravuga ngo, my name is Steve. My name is Steve. I live in Ruhango. Nitwa Steve, ntuye muri Ruhango. Undi aravuga ngo, my name is Regina. I live in Musanze. Ngewe nitwa Regina, nkaba ntuye i Musanze. So practice. The driver is driving Regina and Steve home. Umushoferi cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga arimo kugeza Regina na Steve mu rugo iwabo, ni ukuvuga aho batuye. So click on the locations where he will drop them. Ngo reba ahantu azabasiga hanyuma uhakande. Hano bari kutwereka yuko start,
hano kuri kano kamenyetso k'ubururu start naho azatangirira, so turabona ko ari Kayonza, akaza Rwamagana, akaza Kigali, akaza Kamonyi, akaza Muhanga, akaza Ruhango, akaza Nyanza, akaza Rulindo, akaza Gakenke, then Musanze, then Rubavu. So the driver will drop them where? Ni hehe umushoferi azabasiga? So as you have seen, uko twabonye hariya hejuru, Steve twabonye yuko atuye hehe? Ruhango. Ubwo niho driver, umuyobozi w'ikinyabiziga, azabanza guhagarara. So let's go over Ruhango and click on it. So niduklika kuri Ruhango, rwose tumaze kugaragaza yuko ariho Steve azabanza kugera. Ubwo umuyobozi w'ikinyabiziga azakomezanya Regina ku buryo azahita akomereza Nyanza, Rulindo, Gakenke, then Musanze. So kubera yuko ariho azamusiga niho turi buze. Then ubwo tumaze kwibonera telling about where you live. So mwakoze cyane. Thanks for watching today's lesson. You can please subscribe and click on subscribe bell button to continue the next lessons as soon as possible. Mwakoze cyane, mushobora gukora subscribe kugira ngo andi masomo azabagereho bidatinze. So the next we shall see about other locations, but first, as soon as tuzibanda ku bijyanye describing your town or village, tuzareba ishaka kuvuga aho utuye ni hehe, so ibihakorerwa, mirimo yaho, ndetse turebe ese haba hari za salo, haba hari za banki, haba hari za shops, haba hari business centers. Ibyo byose tuzabireba, ndetse dukomeze tureba n'ibindi, urugero supermarket, mariki, mosque, pharmacy, bank, church, post office, ibintu nk'ibyo ngibyo tuzareba n'utuvideo tugiye dutandukanye tumeze neza. So thank you so much, thanks for watching. Subscribe, like and comment if possible, then we see the next lessons we are together. Thank you so much.